twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani dutumiye aha ngaha kuri buri munsi kugira ngo tumererwe neza, tumwakire neza maze tubeho neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Kristo aradukunda, arifuza gutaha iwacu, agataha imitima yacu, agataha mu ngo zacu. Ubwo tugira amahirwe tukaba tugiye gusangira nawe kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 30 tariki 29 ukwakira 2022. Isomo rya mbere niryo mu Raporo Mutagatifu yandikiye Abanyafilipi, umutwe wa mbere umurongo wa 18 kugeza ku 26. Bavandimwe, bamwe bamamaza Kristo bahimana kandi baryarya, bibwira ko bongera ububabare bw'ingoyi ndiho. Uko biri kose baryarya cyangwa se babikora babikuye ku mutima, mfa ko Kristo yamamazwa, ngicyo ikinshimisha, ndetse bizakomeza kunshimisha iteka, kuko nzi neza ko ari byo bizangeza ku mukiro, mbikesha amasengesho yanyu n'inkunga ya Roho wa Yezu Kristo. Icyo ntegereje kandi nizeye ndashidikanya nuko ntazakorwa n'isoni, ahubwo ubu n'iteka ryose nzahesha Kristo ikuzo nta mususu, haba mu bugingo bwanjye haba mu rupfu rwanjye. Koko rero Kristo niwe bugingo bwanjye, ndetse no gupfa byambera urwunguko. Niba ariko gukomeza kubaho muri uyu mubiri byatuma nkora umurimo w'ingirakamaro, simbona icyo nahitamo. Ndagirijwe impande zombi, nifuza kwigendera ngo mbane na Kristo, kuko ari byo birushijeho kuba byiza, ariko gukomeza kubaho mu mubiri nicyo mukeneye. Mu by'ukuri nzi neza ko nzakomeza kubaho kandi nkagumana namwe, kugira ngo mujye mbere kandi mushimishwe n'ukwemera kwanyu, bityo nimbagarukamo bizabera impamvu yo kwishimana kurushaho muri Kristo Yezu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 42. Umutima wanjye ufite inyota y'Imana nyir'ubuzima. Uko impara yahagira ishaka amazi afutse, niko umutima wanjye ugufitiye inyota Mana yanjye. Umutima wanjye ufite inyota y'Imana, Imana nyir'ubuzima. Mbese nzajya ryari kureba uruhanga rw'Imana? Ndabyuka bigatuma nsuhuza umutima. Uko najyaniraga n'inteko y'abantu, nari nyoboye umutambagiro ugana ingoro y'Imana, mu rwamo rw'impundu n'ibisingizo by'imbaga yakereye ibirori. Umutima wanjye ufite inyota y'Imana nyir'ubuzima. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka, umutwe wa 14 umurongo wa mbere n'umurongo wa 7 kugeza ku 11. Muri icyo gihe ku munsi w'isabato, Yezu yinjira mu nzu y'umwe mu bafarizayi b'abanyacyubahiro kuhafungurira, naho bakamugenzura. Amaze kwitegeza ukuntu abatumirwa bihutira gufata imyanya y'icyubahiro, abacira uyu mugani ati: igihe bagutumiye mu bukwe, ntukishyire mu mwanya wa mbere, hato mu batumiwe hataza ukurushira icyubahiro, maze uwabatumiye mwembi akava akubwira ati: muvire mu mwanya. Icyo gihe wakorwa n'isoni ukajya mu mwanya w'inyuma. Ahubwo nutumirwa ujye wishyira mu mwanya w'inyuma, kugira ngo uwagutumiye naza akubwira ati: mugenzi wanjye, igira imbere. Icyo gihe uzagira icyubahiro imbere y'abandi batumirwa bose. Kuko uwikuza wese azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi akazakuzwa. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kuko uwikuza wese azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi akazakuzwa. Amen, 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 amen. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwiyoroheje ahinga itongo ry'inkuba. Birumvikana ko uramutse ugiye kurihinga utiyoroheje, iyo nkuba nyine yakwasa ugahasiga ubuzima. Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo akuzwe. Yezu Kristo nakuzwa iwawe, agakuzwa iwanjye. Ndi mumererwa neza ngo kwakira Yezu Kristo iwacu, tukabaho neza buri munsi. Kuri uyu munsi wo ku wa gatandatu usoza icyumweru cya 30, Kiliziya mu byacu yategura amasomo aryoshye cyane, ubwo tujya kuzirikana ku ngingo igira iti: gutumira Yezu mu bukwe bwacu, kwakira Yezu mu birori byacu, nibwo tuzabaho neza. Iyo nahamagaye Yezu, iyo natumiye Yezu iwanjye, mererwa neza. Gutumira Yezu mu birori byacu, kwakira Yezu mu birori byacu. Ese ko abantu b'isi tubatumira, bamwe bakazana intwererano, abandi bakaza nyine baje nko kuvumba, Yezu we iyaje azana ihe ntwererano? Turaza kureba muri amasomo iyo Kristo yaje mu rugo iwawe wamutumiye, aje mu birori, aje mu bukwe wawe, intwererano azana yitwa limilite, kwiyoroshya. Ngiki kimenyetso kiranga aho Imana iri, aho Yezu Kristo yageze: kwiyoroshya, kwicisha bugufi, kwigira uwanyuma, kuba umucakara w'abandi, kwiyoroshya. Abakristo bavandimwe, naho nabyo ni ikinyuranyo. Aho Yezu atari, nanjye kuvuga aho shitani yatumiwe,
intwererano ya shitani yitwa orugeye, kwikuza, kwirata, kwiyemera, kwishyira imbere. Ngiye intwererano ya shitani. Nawe umukristo se guhitamo niba wakira intwererano ya Yezu mu birori ukora, cyangwa niba wakira intwererano ya shitani, maze nawe urebe ukuntu bigenda. Ibiri mu Imana byose bigenda neza. Nintumira Yezu mu bukwe bwanjye, nkakira neza Yezu mu bukwe bwanjye, ibirori byanjye bizagenda neza, bizarangwa no kwiyoroshya. Kwiyoroshya abakristo bavandimwe, iyo nabigezeho ngera ku bintu byinshi cyane. Kwiyoroshya buri munsi. Umunsi umwe umusore n'umukobwa bagomba gushyingirwa, nuko bageze mu kiliziya, misa yatangiye, nuko umutegeka w'ubukwe wa musore nuko araza aramwongorera amubwira ati, uzi ko za nyama bazibye? Bakristo bavandimwe, ngaho nawe tekereza, uri gusenga, ugiye gushyingirwa, ugiye kwakira isakame yo gushyingirwa, nuko bakaza bagakongorera ko za nyama bazibye. Ya hene wari wabaze, za nyama zose bazibye. Abo ni bande? Ibaze nanjye nibaze. Abari bari mu bukwe bakwibye za nyama. Ese iri sengesho uri gusenga uracyahari? Uracyakomeza guhaba? Za nyama bazibye. Ngaho nawe tekereza, uri mu kiliziya, uri gusenga, uri mu rusengero, ugiye gushyingirwa, bagakubwira ngo ukumva inkuru nanjye kuvuga y'incamugongo ngo za nyama bazibye, kandi arizo wari ugiye kwakiriza abashyitsi, izo wikoko igihe kirekire. None iyo nka wabaze ukumva ko inyama bazibye, wabigenza ute? Wakomeza ugasenga ari wowe? Wabigenza ute? Wasenga se uhari? Nguko abakristo bavandimwe, uko akenshi mu bukwe, ubukwe bwacu akenshi ukunze kuba ari amahane. Kubera icyo ubukwe bwacu akenshi, muzacunye abakristo bavandimwe, mu bukwe burya niho habera ibyaha byinshi: ubusambo, ubusambanyi, ubusinzi bakristo bavandimwe. Mu bukwe, mu birori, abantu benshi niho basinda ku munsi w'ibirori, ku munsi w'ubukwe. Noneho haduka ibisambo byinshi, za nyama bazibye, ibyaha byinshi bikisukiranya ku munsi w'ubukwe. Kubera iki bakristo bavandimwe? Nuko tutaba twatumiye Yezu mu bukwe bwacu, nuko tutaba twakiriye Yezu mu bukwe bwacu. Abantu benshi niho bakambya agahanga, za tension niho zizamuka, uburakari bwinshi, gutukana, gutongana, imirwano mu bukwe, za tension zikazamuka. Kubera iki? Aho ngaho nyine Yezu ntabwo ahari. Habonetse iki? Shitani yahaje. Nanjye kuvuga shitani w'ingore araharitse. Wa undi nyine ubatera iki? Umwiryane, kwikuza, kwishyira imbere, kwirakaza. Ninze kuvuga kwikuza no kwitukuza byose, ndetse yewe no kurangara bakaba kwiba, ukarangara mu kiliziya kandi bagiye gushyingirwa, bagiye kwakira umugisha w'Imana, n'ibindi byaha byinshi cyane bidahwema kwisukiranya mu bukwe. Kubera iki bakristo bavandimwe? Kudatumira Yezu mu bukwe bwacu, kudatumira Yezu iwacu. Aho Yezu atari nyine haba hari umwiryane, urusaku, induru. Nawe umukristo muvandimwe, uzi kwisuzuma niba ubukwe bwawe butakubera impamvu yo gutandukana n'Imana, impamvu yo korama, impamvu yo kubisha, impamvu yo gukambya agahanga. Kubera iki? Ngo ibyo byabaye bikese, bakwibye za nyama se nawe byagenze gute? Aho hari umwiryane rero. Twimenyereze gutumira Yezu mu bukwe bwacu, nk'uko turi kubyumva amasomo y'uyu munsi. Abatumira Yezu araza nyine akabaha impanuro, akabigisha, bagasangira na Kristo. Gusangira na Kristo buri kanya, gusangira na Kristo mu birori byacu, nguko gutumira Kristo mu birori byacu. Nguko abantu benshi mu bukwe tugira za stress. Kubera iki? Twibagiwe icy'ingenzi, twibagiwe umutumirwa wa mbere ugomba kuza ku rutonde rwa mbere hejuru, Yezu Kristo. Gutumira Yezu Kristo, turumva mu isomo rya mbere, Pawulo mutagatifu nubwo afunzwe ariko atumira Yezu mu rugo rwe, atumira Yezu mu mutima we, akumva ko atekanye igihe ari kumwe na Kristo. Yapfa yabaho ari kumwe na Kristo. Ibyo ngibyo bikamutera amahoro, bikamutera ibyishimo, kuko nyine yakiriye Yezu, yatumiye Yezu iwe. Kabone nubwo afunzwe, kabone nubwo ababaye. No mu bukwe bwacu hari ubwo tutaba twihagije, ariko niba natumiye Yezu, nzishime kandi nezerwe. Pawulo mutagatifu yagize ati, koko rero Kristo niwe bugingo bwanjye, ndetse gupfa byambera urwunguko. Amen. Nabaho napfa, icy'ingenzi nuko naba ndi muri Kristo. Ubuzima bwanjye buri muri Kristo nka Pawulo, nanjye numva ntekanye, numva nemerewe neza. Ubukwe bwanjye niba bwagize ubwishingizi muri Kristo, niba Yezu na Bikira Mariya babutashye, nta kabuza nzamererwa neza, nzabaho neza. Ni ngombwa rero buri munsi guhorana inyota y'Imana, guhora nshakisha Imana, kugira ngo Nyagasani aze mu bukwe bwanjye. Ngafata invitation njya gutumira Yezu Kristo, nkuko no muri mbyo Zaburi yabiririmbye agira ati, umutima wanjye ufite inyota y'Imana nyir'ubuzima. Amen. Iyo natumiye Yezu, iyo mfite inyota ya Yezu, nkamutumira akazi wanjye, mererwa neza, umutima wanjye uratuza. Yewe na za nyama ziba zifite umutekano, ntawaziba. Yewe uruzi n'ibindi se, za nyama bazibye,
ariko n'ubwishingizi wanjye buri muri Kristo, nzakomera ibyago, ibitotezo, agahinda n'ibindi byose byaza. Mbere ya byose kubanza kumenya umwanya Kristo afite iwanjye, uko natumiye Yezu. Niba naramutumiye koko, azazana kwiyoroshya. Yewe ninaseba, Yezu Kristo azaba turi kumwe, azamfasha kuri icyo gisebo, maze agumane nanjye, akomeze kunkomeza, ansigasire. Uyu munsi mu ivanjiri naho twumvise uburyo Yezu atumiwe. Twumva mu ivanjiri Yezu Kristo ko yanditswe na Luka, akenshi Luka atwereka abafarisayi ko bajyaga batumira Yezu. Uyu munsi rero turamwumva bamutumiye koko kugira ngo basangire. Iri funguro rigatwerekeza ku ifunguro dutumiramo Yezu, ndetse n'uburyo n'ubana dutumiye ukarisiya duhabwa, dusangira ku meza matagatifu, bizatuganisha ya mpamba twakira tugasangira na Kristo, izatugeza mu bwami bw'ijuru. Twumvise rero umufarisayo wamutumiye uburyo Yezu Kristo aboneho kubigisha, aboneho kubaha amasomo y'uburyo bagomba kwitwara, ariko abavana ku bintu bya hano ku isi abajyana ku bukire bwo mu ijuru, ku meza matagatifu yo mu ijuru. Ubwo ku meza hano ku isi abantu baba bari kubyigana bamarana. Kubera iki? Akenshi niba batumiye Yezu nyine, abatumirwa bahanira imyanya y'icyubahiro. Birashoboka ko igihe Luka yandikaga iyi vanjiri hari mu gihe cya inegalite sociale, aho abakire bari gukandamiza abakene, abafite amafaranga bakaba rero nyine bafata imyanya y'imbere. Biranumvikana nyine iyo ufite ifaranga uvuga Urufaransa, abo ngabo rero bagakandagira abakene. Kandi bakristo bavandimwe tubizirikane, Yezu Kristo aza mu ishusho y'abakene. Nukandagira umukene uzamenye ko ukandagiye Yezu, niwima umukene uzamenye ko wimye Yezu, niwirukana umukene ukamujugunya, uwo ni Yezu Kristo ujugunye umukene, umunyantege nke, wowe wese ukenera Imana, ufite inyota y'Imana, none nawe uramwirukanye. Ubwo uzamenye ko wirukanye Yezu. Ese byatumara iki niba mu bukwe bwacu dutumira gusa abo tungana, abazaduha amafaranga menshi, abazaduha intwererano zitubutse, nyamara tukibagirwa Yezu? Uruzi ko ushobora gutumira umukire akaguha ibintu bya mirenge, ariko agahora gucyurira. Ubwo wabwirasi bwa shitani, agahora gucyurira, bikaza kurangira nyine unasebye. Kubera iki? Watumiye umuntu nyine ni byiza afite amafaranga menshi, ariko se kwaza kugushyira ku karubanda, akabona ngo wari utije ikote mugenzi we maze amutumaho mu birori rwose birimbanyije. Nuko ntumwe mugezeho batije ikoti, baramubwira bati, yewe uwagutije ikoti aravuze ngo urikure ku izuba hato ritaza gucuya. Bakristo bavandimwe, nguko dushobora kwishingikiza abanyamaboko ngo baraza kudutwerera menshi, nyamara ariko bakanaza no gutunyuza mu ijisho, bakaza kudusebya. Ikote rikure ku izuba, ya myambaro y'abandi wambaye itari yawe, ya mafaranga witwerereje atari ayawe. Wasanga uwo muntu niba koko akoreshwa na shitani ashobora kugusebya kandi akagukoza isoni. Ngibyo ibirori tugomba gutumiramo Yezu, tukamutumira iwacu mu buzima bwacu, mu bukwe bwacu, kugira ngo hazane iki? Kwiyoroshya, limilite. Naho yatumiye ba sekibi bazana kwiyemera, bagakorera ko ibiro byabagiye kubikora rwose, afite imbaraga, afite amaboko, ariko bikaza kurangira nibo bagushyize ku karubanda, nibo bagushyize mu buroko, n'ibindi byinshi cyane. Ibisebo biri aho ngaho. Kubera iki? Yezu Kristo arabura muri urwo rugo. Yezu Kristo yabuze muri ibyo birori. Yezu Kristo yabuze aho ngaho nyine muri y'Imana, yabuze aho hantu. Nta kindi nyine shitani nayo iraprofita, igafata uwo mwanya, bikaza kurangira iharunze umwiryane, ishyari, za ntonganya zo mu bukwe, kutumvikana. Abantu bakarangwa no kutumvikana mu bukwe, kandi byaba ngo umugenzo twese tugomba kujyana mu bukwe, umugenzo, intwererano yo kwiyoroshya, duke twineza. Intwererano ya Yezu ni ukwiyoroshya, naho intwererano ya sekibi ni orgueil. Kandi tuzirikana ko ingeso yo kwikuza, kwirata, kwiyemera ari byo bikurura shitani. Anabyo umuhanga Auguste yanditse avuga ati, l'orgueil satanise nos passions tandis que l'humilité les divinise. Ngo kwiyemera, kwikuza bizana shitani wacu, naho kwiyoroshya bikazana Kristo wacu, bikazana Imana wacu. Bityo tukabaho neza, ubukwe bwacu bukagenda neza, bityo tukanezerwa, tukamerwa neza, nta mpungenge, nta mpagarara, tukabaho neza rwose mu mutekano. Kubera iki? Twatumiye Yezu. Intwererano ya Yezu ni ukuza nyine agatera amahoro iwacu, ubukwe bw'amahoro. Babyeyi, uri wakora ubukwe bukaba bw'amahoro nawe, cyangwa ubukwe bwawe wasanga ari imirwano, guhangayika, gukubitana, guhondagurana, imirwano? Izo ngeso mbi zose zikisuka ngaho mu bukwe bwawe. Kubera iki? Habuze Imana. Wasanga utumiyeho washitana aho ngaho mu bukwe bwawe. Kandi byaba umunsi umwe ngo abayobozi ngo bagiye kwakirwa ahantu hakomeye cyane, bari batumiwe nyine mu bukwe.
nuko rero ngo hari nyine umuyobozi nyine umushyitsi mukuru mu bukwe, nuko araza baramwakira nk'uko bisanzwe mu muco wo kwakira nyine abantu mu bukwe. Umushyitsi mukuru n'ubanza kwihereza nk'uko tubisanga ngo abantu benshi. Nuko nyine igihe kimwe kiza kugera rwa mushyitsi arangije kwihereza ajya kwicara mu mwanya bamuteguriye. Ngo noneho inyuma y'igisharagati ngo hari nyine abana, nanjye kuvuga abasabirizi cyangwa abavumyi bategereje ko nabo nyine baza kubakomorera akahamagara. Nuko nyine igihe kiragera babana bakabona ibi byose bagiye kubimara nta na kamwe babahaye. Nuko ngo umwana umwe ari gutaka inzara, ubanza yari amaze nk'iminsi 3 atarya, ari kwifuza uburyo bamuha kuri ibyo biryo, amerwe yamwishe. Nuko umwana ngo avuga yongorera, ngo bihita bivugira muri mikoro. Nuko umwana abwira wa muyobozi wari umaze kwihereza nanjye kuvuga ipura y'ibiryo, maze aramubwira ati muyobozi nyaboneka iyo nyama nurangiza kuyirya nyaboneka uze kunyihera icyo kigufa kuko maze iminsi ntarya. Babyeyi mutumirwa, batumirwa. Aha uyu mwana uri uyu muyobozi ucigatiye iyi ntongo y'inyama, uyu mwana agakubwira iryo jambo ati nyaboneka muyobozi nurangiza kurya iyo nyama njye unyihera icyo kigufa basi. Ese muyobozi iyo nyama wakomeza ukayirya cyangwa wayihereza uriya mwana? Nyaboneka muyobozi iyo nyama nurangiza kwirya unyihera ikigufa njye umaze iminsi utarya. Bakristo bavandimwe, nk'uko kenshi mu birori byacu tujya twibagirwa abo ku mpande, babandi batatwerereye, babandi bari inyuma y'igisharagati, babandi bari inyuma y'igipangu, tukabashyira inyuma y'igipangu kandi tukaza kwibagirwa ko Yezu aza mu ishusho yabo ngabo b'inzererezi. Yewe nawe bavumyi, bamayibobo, abana bo mu muhanda, abakene, babandi batabona n'intwererano, Yezu naho niyo shusho azamo. Nibyo Luka mu Ivanjili ashaka gutwereka abantu b'abakene, abantu biyoroheje, babandi twibagiwe, les marginalisés, twashyize inyuma ya societe, twahaye akato, dukandagira. Abo bose nibo Yezu aza mu ishusho yabo. Rero iyo twamwakiriye ukamuhereza inyuma, uwo ni Yezu nyine wajugunye inyuma y'ipangu. Umunsi umwe nawe Yezu ashobora kukubwira ati nyaboneka maze iminsi ntarya, basi utanambaye no kuri iyo nyama, icyo kigufa nyaboneka uze kukima ngo uguneho nanjye. Numva ukuntu nyine ubukwe bwagenze. Yezu aradutakambira abakristo bavandimwe, igihe cyose twamushyize inyuma turaseba. Ese uyu muyobozi wagize ngo ntihasebeye koko? Ibaze nawe uri kurya iyo nyama ariko umwana ari gukureba. Ariko babyeyi, iki kintu ntimujya tugitegerezaho twebwe, uburyo abashyitsi bakomeye badushyira imbere tukarya tugahaga, ariko banyarucari babandi batagira kirengera bose bari aho ngaho bari gutureba, nkarya abana bari kundeba. Kandi koko ubundi muri formule nziza, muri ordre nziza, murongo mwiza, buryo wari uzi ko ari umubyeyi urya nyuma y'abana. Ese mwebwe ntibarabatumira? Hari ubwo badutumira, hari ubwo nanjye bijya bimbaho bakantumira, nahagera rwose bakamenya icyo ati padiri icara hariya rwose, akanange wiseriva bwa mbere. Babyeyi twese iyi ndwara iratureba, yuko ari twe abakuru, abiyita abakuru, ari twe twihereza bwa mbere, abato akaba bihereza bwa nyuma. Ese wari uzi ko uyu murongo wa Yezu tujya tuwucurika? Yaba nashyiraga mu bwenge ko umurongo wa Yezu njya mucurika, sinakazongeye kwihereza mbere, kuko abantu benshi cyane dusigaye twihereza mbere, tukihereza inyama, abari inyuma tukabasigira amagufa. Muyobozi nyaboneka nurangiza kurya iyo nyama uze kunyihera icyo kigufa uza kuba wasigaje. Ngo kuko natwe abakristo bavandimwe tujya turya mu bukwe, abakuru bakanza bagahaga, ibisigaye akaryo duhereza abana cyangwa ntibinasigare, ubundi twebwe tugataha inda tuzishoreye, naho abandi bari kugenda bataka inzara. Nanjye kuvuga nk'inzara y'imyaka 2, hamwe bamaze iminsi batarya, ko ari muri ubwo bukwe twagombye kubibukira tukabakira. Erega ubukwe ni gahuza miryango, ugahuza abo ngabo batatanye, abo bakene, nawe ukabagaburira ukabafungurira. Yewe bafungurire, maze ubafungurire. Nicyo Yezu nawe gusaba. Abo bose ntukabirengagize, kutirengagiza indushyi, abababaye, abashavuye, gusangira. Erega mwari muzi ko gusangira Yezu atubwira ntabwo ari gusangiriza inyama nyine ngo inyama zawe bazibye cyangwa ngo mpereza icyo kigufa nurangiza kurya izo nyama, ahubwo gusangira bujyane no gusangira ubuzima. Gusangira ubuzima n'abaciye bugufi, ukumva akabaro kabo, ukumva agahinda kabo, ukumva n'ibyishimo byabo, ukabatega amatwi bitewe n'umwanya urimo. Abo bose ukabakira, abo ni Yezu. Gusangira ubuzima n'uwo mubana, mukaganira, mugasabana. Burya nimugera ku ntera yo gusangira ibiryo, nuko nyine muzaba mwarasangiye ibiganiro, ubwo buzima muzabaho neza. Icyo gihe azataha iwanyu
ikiganiro, gusangira, mugasabana, mukamererwa neza. No kubita umunyantege nke ni Yezu uzaba ukubise. Ni wakira umunyantege nke neza ni Yezu uzaba wakiriye. Ni wirukana umunyantege nke ukirukana umukene mu bukwe bwawe, ugasoma lisi ati wowe ntabwo uri kuri lisi y'abatwerereye, ni Yezu uzaba uri kwirukana. Ubukwe bwawe rero buzarangira za nyama bazibye, ubukwe bwawe buzarangira ibisambo bije, ingeso mbi z'ubusambanyi mu bukwe niho ziyongera, akavuyo sinakubwira, abantu benshi niho bakora amabwa mu bukwe. Kubera iki? Aho nyine wanze kwakira ba Yezu, kwanga kwakira ba Yezu mu bukwe bwacu. Birori mu Kristo muvandimwe, ujye uteganya isahani ya Yezu, kwicaza ba Yezu mu rugo rwacu, kwicaza ba Yezu mu gisharagati, kwicaza ba Yezu mu nzu y'ubukwe, kwicaza ba Yezu iwacu, ba Yezu, ba Yezu, ba Yezu, tugatumira ba Yezu, tukakira ba Yezu, tugatumira ba Yezu, umwanya wa Yezu, intebe ya Yezu, isahani ya Yezu. Où est la place de Jésus vraiment chez moi? Uko tubanye mu rugo rwacu, uko twakirana, uko umugabo yakira umugore we, uko umugore cyangwa umugabo bakira abana babo mu rugo bakabafata neza, uko bakira abashyitsi, uko babitaho, abufasha ibikorwa by'urukundo ukora, uko ni ukwakira Yezu. Burya niyo nta bikorwa by'urukundo ukora, shwi Yezu ntabwo umwakira. Nguko rero ko tuzasenga noneho bigafata. Kubera iki? Isengesho ririmo kwiyoroshya, rishimisha Imana, rigera ku Mana. Kwiyoroshya, kwicisha bugufi bizatuma dushyikira Imana, Imana ikazi wacu. Iyo twakiriye Imana, ikibitubwira ni uko tugira ibyishimo, amahoro, tukavugana neza, tukabana neza. Urugo batavugana neza, urugo ruriho ku miguruko, aho nta Yezu urimo, ntago bakiriye Yezu. Bihaye kwakira abakomeye, wasanga mufite amafaranga, murara mu nzu ya etaje, inzu ikomeye cyane, mugenda mu modoka zihenze, ariko mubuze ikintu kimwe, Yezu ntabwo mwamwakiriye iwanyu. Ubwo rero nimurara ku muguruko, ibindi ntimuzabimbaze, kurira ku muguruko, kuryama ku muguruko, ibintu byose mukabikora ku muguruko, mu nduru za gatanya zikaba ziri kuvuza ubuhihi iwanyu. Kubera iki? Ntabwo mwakiriye Yezu. Mufite ibintu bya mirenge byinshi cyane, muranabitagaguza yewe bigakunda, ariko mubuze iki? Ubuntu bw'Imana. Ni ngombwa rero uyu munsi, niba ushaka kwakira Yezu mu Kristo muvandimwe, nawe ubuntu bw'Imana bukugereho. Akira ubuntu bw'Imana. Yezu agira impuhwe nyinshi. Yezu ntiyanga abamusanga, akunda abamwegera. Tumuhabwe twese mu Karisiya. Niba ntarakira Yezu, niba ntarakira agakiza ka Yezu, uyu munsi nanjye mu Karisiya Yezu arantumira, mu misa Yezu arantumira, mu isengesho arantumira. Nimwakira neza, birasaba iki? Umugenzo wo kwiyoroshya, kugira ngo nanjye nindangiza kumwakira mushyire abandi mu bwiyoroshye. Nakiriye Kristo, namushyiriye abandi. Amen, amen, amen. Mwese Yezu akomeza abagirire neza. Twakire Yezu mu mitima yacu, maze ature iwacu, aganze iwacu, atugirire neza buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumukuru Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.